ariko bro dufite ko amateka twagiranye maremare cyane urumva brother. So amateka twagiranye yega menshi yari twavuga ko ari negative sibyo, uretse imyaka 3 mbere tugitangirana muri za 2006 kugeza 2008 9 sibyo, unumira muri launch yawe. Ngewe next end ikiganza navuga ni kuko naciye ndagerageza guca izindi nzira biranga nagutumyeho Emi yo kunyarwanda. Emi uramuzi, ngutuma we wamamaye biranga, ngeze aho ndavuga ndireka mbishyire public. Ngewe wedezo nimba ku mutima wawe wumva nta kibazo ufite, nanjye ku mutima wanjye ntacyo mfite, umbabarire cyane kuba wenda narakuvuzeho cyane nkavuga n'ibintu bitari ngombwa kuvuga, ariko muri ya ndirimbo ntago nakudisingaga. Nimba nawe uri umuntu wumva indirimbo uzumva indirimbo ya Yashyize na Eminem mu bita ngo Renegade, bavuga ngo do you just listen to music or just scream through it? Ese mwumva indirimbo icyo zisobanuye cyangwa mucaho mwumva gusa bitambuka? Ntago nakudisinze muri ya ndirimbo my brother, kuba naravuze ngo imfura yitwa Rider ni imfura, navuga ko Rider ni imfura hip hop. Wenda kuba narihise papa ntago ari uko nakubyaye, ntago undusha n'imyaka sibyo. Rider zona ngereka nkubwire n'abanyarwanda babyumve, wenda si ngombwa ntago ndi gushakaho clout urumva bro, ariko ngewe nahisemo ko twakiyunga tukabana neza nimba ubishaka. Sinze wenda kanari nzacaho kuko urabizi ko kuri age warambrotse, ariko naca no kuri Petit Frere Titi wenda akakugezaho ubutumwa kuko we turavugana man. Ako ngewe nta mutima mubi mfite, nagaruka kuvuga ngo nuko ngo nazimye burundu ngo ngerageje kukuzukiraho sibyo bro. Komeza ibikorwa byawe ndakubaha, uri umubyeyi w'ababyeyi w'abana 3 nanjye nuko nguko nibarutse wa 3 wenda ntiwarunabizi, ariko mabro ngenda shaka amahoro. Nubishaka uzampe time tuvugane private atari gutya byo kuri interview kuko ibingibi byakitwa ubujajwa cyangwa se gushaka agatwiko. Mbabarira nimba arabona ko babaje ngusabye imbabazi singombwa ngo uzime nona. Think about it. Ndikuvuga ntago ari guhamagaye n'umunyamakuru guhamagaye, ni umunyamakuru guhamagaye ntago ari guhamagaye, nta nubwo nari mbimutumye. Umuntu ufite umwana ufite imyaka 16 umuntu mukuru mu myaka 36 ndusha umwe nanjye ndi umuntu mukuru. Ambara ko zikomeze kubakera no gukora indirimbo zakora musomba zose vuga Rider zo nago ni izina ry'Imana, ntago ari ukuvuga ngo nari ngamije kugutuka. Iriya editing yakozwe n'uwo bita Tinziti nimba ari wabishizemo ndabigahurirana, ntago ari uko nari ngamije kugutuka, naho wendiri yafata yitangiye ntago byari bigamije ku izina ryawe. For real I swear to God, ntago ndindyarya, ntago naba ndi gusaba imbabazi ngo ndangize ngutuke. Eske nge naba ntekereza. Yo, this is my people today. Near show play the Sky Miss Move near Pablo Papita Patrina Macadon Tigre Scopist. It's your back in the shop by can find the channel divided the queen near show play the Sky Miss Move. Yo my people mezemte ati mumeze fresh mumeze neza. Ati kanizere ko wowe ukurikiye ikiganiro cya Sky Show umeze fresh umeze neza, wowe inshuti yagadasohoka tubana umunsi ku wundi niwe muntu wanjye niwe muntu watanje. So rero for right now tuje muri updates zigiye zitandukanye aho ziri kugenda zivugwa kuri no mihanda. Izo na updates ziri kugenda zivugwa ku muhanzi cyangwa se umuraperi Yashyize General ndetse n'umuregent tuzi ku izina rya Riderman, abo na undi ni gatsinzi. So rero abo baraperi bacanyijeho umuriro ejo bundi bose, buri mwe ari kugenda avuga uburyo umwe yamwatatse, uwo na undi ni Riderman nawe muravuga yuko ati Yashyize General ari kumwataka ndetse yamushoheho ati umuriro wo kuba yamudisinga muri hip hop, ndetse iyo na indi hip hop ni hip hop yagarutse mu ndirimbo bari bahuriyemo nk'abaraperi benshi cyane bagera muri 6 aho ngaho muri uptrend, aho bari barimo bakubita breng ubwo ngo Yashyize General ngo agaruka kuri Riderman ndetse amugarukaho ngo anamutera ibimenyetso ngo bya iki. So rero ahantu haje kuvamo umuriro, aho Riderman yaje kuvuga ati se uyu muraperi ngo Yashyize General abanshaka wiki imyaka 10 yose mwihorera anyataka, ariko yanze kumva ndetse nagize n'icyo mubwira yuko bashaka ko akomeza kunshyira mu majwi yiwe ariko aranga. So rero uyu muraperi Yashyize General nawe navanwe mu regent, ariko ntago yabashije guhirwa na kariyeri ngo wenda tuvuge ngo yarahiriwe. Abantu benshi cyane batangiye gutekereza yuko ngo yaba arimo arazamukira kuri Riderman. So rero uyu muraperi Yashyize General ubu ngubu nkuko abibonye cyangwa se nkuko byatangiye bigaragara yasabye imbabazi Riderman. Uyu muraperi ngo ni Yashyize General yasabye imbabazi Riderman.
abantu bari kugenda bakomeza kugenda batsa umuriro ngo Neg-G ngo arimo arashaka kuzamukira kuri Riderman. So rero ntabwo uyu muraperi arimo arataka Riderman ngo ku buryo bwo kuvuga ngo arashaka kumuzamukiraho. So rero ibi bintu bijya bikunda kuba ku baraperi, wenda umuraperi we cyane yuko wenda nk'umuntu wumvishe iriya ndirimbo ya Neg-G iriya bahuriyemo bose, harimo Green P, harimo White Monk, harimo bita Ruganzu rwa Ryangombe hafi sinibuka, harimo abaraperi nyine bagiye batandukanye. So rero Neg-G the General Vasi yakubise muri iriya ndirimbo, wumvishe yuko nakudisinga Riderman harimo kuko yaravuze ngo Riderman ni umwami w'ino njyana, ariko mu buryo yabivuzemo abantu benshi cyane cyangwa se nka nyiri bwite ngo ni Riderman nawe ashobora kuba yarabyumvishe ukundi. So rero ukuri nuko uwo mujene mukanya yakoreshejwe interview akasaba imbabazi mugenzi we kuba byibuza wenda ari ukuntu ashobora kuba yarabifashe, ndetse akaba ari ukundi kuntu ashobora kuba arimo arakeka ko uno mujene yaba ashaka kumuzamukiraho ndetse akamuzamukiraho ngamuharabika. So rero ikintu ubundi kigomba kubaho ngewe ngomba kumva nuko ino njyana cyangwa se nk'uru rugamba rwo kuvuga ngo kuzamura industry ya hip hop. So rero nk'uko rero Neg-G amashinja Riderman ngo nta kintu ajya amufasha, ngo namufasha gukora indirimbo, namufasha kumumena umufungo, kandi ngo ari abantu baziye generation imwe ndetse akaba n'inshuti like nyine bakaba ari n'abantu nyine navuga ngo bakora ball imwe, injyana zimwe za hip hop. So gusa ariko akavuga yuko ngo Riderman nta kintu ajya amufasha, akaba ariyo mpamvu Riderman yaketse yuko ati kubera ubwo burakari bwa Neg-G the General kuba arimo aramushinja kuba ataramufashije, ngo ariyo mpamvu ngo amudisinga ndetse akamuhumeka ngo bya buri munsi mu ndirimbo. Rero uyu muhanzi ngo ni Neg-G the General nawe aravuga ni njyewe kabisa sinshaka kuguhitingiraho, sinshaka kuvuga ngo wenda ngo ndimo ndabikora kugira ngo nguzamukireho, kuko n'ubundi njyewe ukomeze ntaribi nubwo wenda kariyeri itamiriye cyane, ariko byibuza nk'uko ndi nabyo ndabishimira Imana. So rero harimo haribazwa se bundi aba bajene nk'uko byagaragaye benda Riderman avuga ati njye naribi noneho nimba wisobanuye ndetse ukanansaba n'imbabazi dohore kabisa, ubu twakongera tukibera inshuti cyane yuko buri muntu w'umugabo ujya gufata umwanzuro akavuga ati njyewe kabisa ngiye gusaba imbabazi mugenzi wanjye, burya nuko uwo muntu nta buryarya aba afite. So rero none akabimusabira no mu ruhame, kuko zino social media travis ni platform zirebwa n'abantu benshi cyane. So rero haribazwa se bundi hagakozwe iki kugira ngo baraperi bumvikane, ese bazakora n'indirimbo bazakora n'indirimbo baduhereze brenge nk'abafana, natwe noneho tuvuga ati cyaza burya ba bantu nubwo bangaga kuba bahuza n'iki ariko buriya niyo bahuje ati bakora brenge nziza. So rero njye nasabira cyangwa se ikintu navuga kuri no this nuko byibuza Riderman agomba kwicana na Neg-G the General bundi bagashaka umuti, kuko wenda Riderman ntabwo byanamusaba n'ibintu byinshi kuko afite studio, benda Neg-G the General we niyo yajya yihiringa buriya amafaranga. Buriya iyo umuntu agufashije ku kantu gatoya birasupportinga, kubera ko nimba benda Neg-G the General kwihiringa studio akiringa video agize opportunity yo kuba yabona studio akajya yihirigiye wenda na video, urumva ya interest ziba zigabanyitse, y'amafaranga abagabanyitse. So rero bano bajene katuvuge yuko byibuza bagomba gushaka uburyo bashyira hamwe, kuko benda ni nawe nzira nabona Neg-G the General yatangije cyangwa se na Riderman ashobora kumvamo, bakaba bashaka ibintu byo gukora, kuko ino njyana bakora ni njyana ikenewe kuba yacuruzwa cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse igashyirwamo n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo igire bamwe ivana ku rwego rumwe ndetse igire n'abandi igeza ku rundi rwego. So rero for right now nizo update nari ngufitiye Yashyize again, reka nizere ko we mukunzi w'ikiganiro cya show tuzaba dukomeza tugenda tubana umunsi ku wundi, wowe udahwema kunyereka ko tuba turi kumwe, niwe muntu wa danje. Guys mwana mudufashe natwe tugire ahantu tubasha kuba twagera, ndetse tubashe no kuba twagira pause kuba twakora n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubashakira n'izindi ball zigiye ziri up there for rero ngike nizere ko wowe warunkurikiye Sky again, ni Sky again mu mwanya cy'ibintu gikuru pombo kata again, ni Pablo Papito Pachina Makadana Tigre Casco Pisto, it's your
back and sharp boy the shine divine the queen ya shop ya DJ Sky Miss Move. Wowe udawema kunkurikira, wowe unkunda navuga ati kora on the share, ukore subscribe, ubundi twigenda dukomeza tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ngenda nkugezaho updates zigiye zitandukanye kugira ngo tugende dukomeza tugenda twatsanya dukubita izi mihanda twumva se wagwana zayo nizihe wagwana. So rero wowe navuga ni wowe wa danger. So tubonane muri updates zibutaha. Ciao ciao.